Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana muri kino gitondo. Imana yongeye kutugira neza, ikabiduhaye umunsi mwiza, umunsi w'umugisha ku buzima bwacu. Ndatura umugisha w'Imana kuri business yawe, ndatura umugisha w'Imana ku mirimo y'amaboko yawe, ndatura umugisha w'Imana ku muryango wawe, ndatura umugisha w'Imana ku mirimo yose ukora. Uyu munsi ubone kugira neza kw'Imana mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza kuri mwebwe mwese mugiye gufata umwanya mwiza wo kubana natwe mu bihe byiza byo kumva ijambo ry'Imana no gusenga. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Uwiteka abagirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana twongere tugire ibihe byiza byo gusenga. Tujye muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo w'8. Petero wa mbere igice cya 3 umurongo w'8. Ijambo ry'Imana riratubwira, ibisigaye mwese muhuze imitima, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe, mugiriranire imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratwereka muri kino gitondo, riratwereka muri uyu mwanya, riratubwira ngo duhuze imitima. Bene data, niba turaba Kristo, niba twarakurikiye Kristo, mureke duhuze imitima, mureke tujye hamwe, mureke tugiranire ubumwe nk'abavandimwe. Haleluya. Ngo kandi mukundane nk'abavandimwe. Yesu ashimwe cyane. Imana irifuza muri kino gitondo ko ishengero cyangwa se itorero rya Kristo twongera guhuza umutima, twongera gusengerana, twongera gukundana, tukaba bamwe. Haleluya. Ngo mugiranire imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Ijambo ry'Imana dusaba kugiranira imbabazi, kugira imbabazi abaduhemukiye, kugira imbabazi abadukoreye ibibi bitandukanye mu buzima bwacu. Imana iradusaba kugira imbabazi abo bantu. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Niba by'ukuri hari umuntu waguhemukiye, hari umuntu wakugiriye nabi mu buzima bwawe, reka muri kano kanya umugirire imbabazi, umurekurire, umubohore, umusabire ku Mana kugira ngo Imana imubabarire ibyo yakoze, nawe wumve uruhutse mu mutima wawe. Umurongo w'9 Bibiliya iravuga neza ngo ntimukiture umuntu nabi yabagiriye cyangwa ingitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari ibyo mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratawuritse cyane, kandi ijambo ry'Imana niyo muco utumurikira igihe turi muri situation zidasobanutse cyangwa se mu bihe runaka. Ijambo ry'Imana riraza rikatumurikira. Umva muri kino gitondo Bibiliya cyangwa se Imana iravugana nawe, irakubwira ngo ntukiture nabi umuntu wese yakugiriye. Haleluya. Birashoboka ko hari umuntu yakugiriye nabi, birashoboka ko hari abantu bakwiciye abawe, birashoboka ko abantu baguhemukiye, birashoboka ko abantu bakunyaze, barakwibye, baraguhohote, ariko Imana iragusaba ngo ntukabiture nabi, ntukabagirire nabi. Yesu yaravuze ngo musengere amaso banyu, mubasabire kugira ngo babone umugisha w'amahoro. Haleluya. Abantu benshi bahanga kugirira neza babahemukiye, biba bitoroshe, ariko ni by'Imana idusaba. Abantu benshi ntago babifuza kubabarira abantu babahemukiye, ntago biba byoroshye, ariko ni by'Imana idusaba. Muri kino gitondo nshuti yanjye kuranyuva, birashoboka yuko wase kubabarira abantu, cyangwa se nawe uhora wifuza guhorera umuntu wakugiriye nabi, ukuva ko wamwica, ukuva ko wamwiba, ukumva ko wamukorera ibibi byose bishoboka kubera ko nawe yabikugiriye. Ariko Imana iragusaba ngo ntukiture umuntu nabi yakugiriye. Yesu ashimwe cyane. Ntago byoroshye, ariko hamwe no gusenga Imana ishobora kuguha imbaraga zo kwitura neza umuntu wese yakugiriye nabi. Nshuti yanjye uri kuranyuva, aka n'akanya keza tugiye gusenga. Ese hari umuntu yakugiriye nabi? Ese hari umuntu yaguhemukiye? Ese hari umuntu yagutaye? Ese hari umuntu yakuvuzeho ibintu bitari ibyo, ukumva urakomeretse, ukumva ugize ibikomere mu mutima wawe? Muri kino gitondo ijambo ry'Imana, Imana iravugana nawe ngo babarire uwo muntu, murekurire, mugirire imbabazi. Ntukamwihorere, ntukamusubize ibibi yakugiriye, ahubwo umusabire ku Mana. Ndagusengera muri kano kanya kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kubabarira umuntu wese yaguhemukiye,
yagukoreye ibyaha, yagukoreye ibintu bibi, umubabarire kugira ngo nawe ubashe kwakira umugisha w'Imana. Muri Bibiliya y'Ikirundi ku murongo w'9 hasoza avuga ngo kugira ngo namwe muraga umugisha. Hari umugisha tubona igihe twababariye abatugiriye nabi, igihe twababariye abaduhemukiye. Uyu mugisha nawe ndashaka kukugeraho muri kino gitondo niwemera gutanga imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushima kubw'ijambo ryawe, turagushima kubwa mwene data ari kumwe natwe atumva muri kano kanya. Yahuye na byinshi bimubabaza, yahuye n'abamuhemukira, yahuye n'ibintu bimuca intege, akumva nawe yahemuka, yakora ibyaha, yakora ibibi, ariko ijambo ryawe riramugezeho, aratsinzwe mu mutima. Ndamusengera Mwami kugira ngo umuhe imbaraga zo kubabarira abamuhemukiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga Mwami kugira ngo uduhe gukundana nk'itorero, uduhe kuba umwe nk'abakristo, dukundane, dushigikirane, dusengeranire kugira ngo dukomeze kwagura ubwami bwawe. Urakoze Mwami, kumvise gusenga kwacu, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagirire neza, mugire umunsi mwiza, amaraso ya Yesu Kristo abarinde, Imana ibahezagire. Shalom shalom.